515, 400. Umugabo Patrick. Umuja w'Imana Claudine. Imifuka 5. Okay. Shabi, yo, umeze uteze? fresh mwana. Umeze neza? Sha. Bimwe. Ari minsi. Nanjye sinzi tunende mangane iminsi kabisa. Basha mandira basiko gafata. Ni biraho ntago biba bikaze cyane. Sha kabisa, komereza aho mwana. Umeze neza ariko. Ese sha urasa neza. Sha nyine ne subize se. Sikudaruka kunsura sha, Ubona tudakeneranye. Rega nahene bigutegereje mwana. Ntari bikabisa. Mbega wowe. Nanjye sinungura. Ubu nguyeho kabisa. Mwana. Kuna botike yuzuye. Ni biraho ntago ari ibintu bisigaye uranguza imicero karanguza n'iki n'amaji. Nuko reba gake ntari. Ko nagarutse uri kunyakiza. Urashaka kwakira nta kibazo. Nyakira mwana. Botike imaze kuzura mwana. Yakira. Karara. Kangu he agakeya. Sigaze no gutanga dukyamare mani. Sam Joel. Urakoze cyane. Umeze neza ariko nta kibazo. Umeze neza cyane. Shaho twaraburanye rero none se. Umva se Mandela. Yego. Umva diro akino. Imeze ute? Byanjye byabaye sawa se. Byadanje no. Noneho umeze bite? Ewana diro ni mawi. Fakuno mugiye kubya ku diro yesterday. Yego. Cyane. Ewana nakiganije fresh byadanje. Kiremera se? Ewana ibintu byabaye mawi ngo kiremera. Umujyi itari kugora. Yewe mukanya. Ngiye guhita muza. Mukanya. Sibumva sabugaragara Yewe wanjye. Ngewe. Cyangwa ngorora diro zatanje. Ariko nyine nabizi nyine utuntu tw'uma bene aho ngaho. Oya risubize ngiye kutuvuga tuba duhari. Ndabona abana narambuye byadanje ko stock. Ngiye utuntu tw'umwana. Urabizi ko tuntu nasubize ko tuntu twanjye. Nyine wowe mukanya icyana kigiye kuza kikugweho. Narakiganishe fresh byadanje. Ubundi kiza kikurebe uri kubyumva tesha nawe nkora gahunda fresh. Umbase. Icyana nyine nikimara kuza. Kigeza hano mu rugo. Yego. Wowe ikintu uri wita ukora. Utuntu two tuma ku ruhande. Niyo goma gutumeza ku makanje. Etanitaba telefone. Etanishomukira. Jamba hano shani. Ubwo nyine nawe ntuzana ibintu by'ubujangwe. Nta bujangwe. Umva nta bujangwe ari mu kazi. Njye ndi umusirimu ariko nta bujangwe. Nawe nazi nasiko nanjye ko ndi ko ndebaho rimwe. Ubwo nyine ni buryo diro yesterday. Reka nigire ute iponyekere. Ubwo nyine ngiye n'icyana tugomba kuza kuhagera. Umva ntari bimwana ugize neza umbase. Wabwo ndyo kabisa. Wopfa ko ntari bikabisa kandi wakoze. Nawe nzagukora akantu kadanje. Bararanzereza ugiyetse kandi none aho ugiye. Imbwa kuri gase mu kirenga ariko ho ntabwo wakwicara hamwe dukora ufunze uragiye ugiye he ugiye mu biki kwa nani nutuntu natumye ku rusumo nangiye kureba ko batungereje ara ku muhanda nta hani naringiye ka sawa mahungu wanje kunaniye ko ntakwize ntabwo nakwizera nkubwije ukuri munsi usigo ncenga ugiye oya nta kibazo pe ahubwo nuko nadutumijeyo none ngiye kurako bazanye mpure natwo dushikire kuko umuntu watuzanya rigenyera ko ntabyizera Mandela kunaniye neza kunaniye pe pese unakura kugurana bya bikobwa tena oya pe kandi ibyo uzazana muri rugo nzabifatisha amabako yombi ariko nta kibazo pe nuko ahubwo nuko ari tunangiye kuzana kugira ngo natwo dushye mu botike bakira bakutumbaza nawe nta kindi kibazo kutatsabye amafaranga bayavanye he konze ko nakoresheje ubundi wayavanye he hari makeya nasigaranye nasiganye makeya ngo haye iminota ingahe kano kanya uzufunga umenye ko raduka ko ari dutunze urabyemera neza urabyumva kuri gutwaye matwi ubyumve kandi usinze we imico urimo weho byuzazana hano ahangaha nzambarirwa ngo haye iminota ingahe 5 ubugeze ahangaha kibazo no kuri kwimana kirasa nano kwibara riguyera
Sasa yanjye guyemo inshishi kweri. So ndamurya k'inkoko k'ubukoko kabisa cyana akihene. Ato ndamurya nk'ak'umuntu nta kibazo. Ubundi ni yare ibyo biramureba nta araza mbaza ikisi. Mbega umunaniro gusa nyine tuba tugiye n'akagendo wenda ndaniruhiye pe n'ibihangane byandi bituye kure mwana ariko ntabwo ari kure cyane ni kure sawa utavuga ngo ni kure ni hehe iyi misozi turi kuzamuka ni utavuga ngo ni kure gusa nshuti yanjye ni umwana mwiza mbabarisha ni umwana mwiza ni umwana mwiza utese umva twariganyiraga ndamuzi umwana mwiza nyine gute iyo ufashwe kuvuga ngo umuntu umwana mwiza gute nyine kasifaye ngari nyine afite imico myiza nyine ndanamwikundira ngiye mu buzima busanzwe ibaze nyine nanjye inshuti yanjye mashaka kugira mvuge ngo dore ngiye kumuzana inshuti yanjye ni umwana mwiza afite imico myiza umva ibaze ko nshaka kumbwira ati sha Mandela kuri telefone noneho apana gutya physically sha Mandela nyine nkeneye 30,000 subona nyine utazana nyangurira ako kanya itayamba subona nyangurira ndi kukubwira ngo wowe tuza urebe utuntu wikorera agiye kuzajya gwa amafaranga umwana mwiza nyine yego igihe cyose umubwiye ati nshaka amafaranga atamenetse ngiye mbwira ati Mandela ndashaka 10,000 ndashaka 30,000 ndashaka 50,000 uzi iduka afite ariko akora muri banki mbasha afite iduka ripata sheri umuntu ubwira ngo 30,000 ako kanya n'amasegonda ashize ndi kukubwira ngo ni umwana wiyubatse ni umwana ufite amafaranga mvuye nawe we tuza gatoya umubwiye ngo ampe ibiceri atamenera Yebyo nkubwira ndabizi neza nakitwa dorangiza inshuti noneho pe do uzamubwira ngo ibiceri agataguha ngiye namubwira ati baby mani Mandela wamaye ibiceri ko nshaka 15,000 ko nshaka kujya kuretusha ako mana agiye mbwira ati shabi uretse gatoya ndaje muri kutuntu nikorera 15 none cyo none namukundira umusa 15 uri umukobwa gatavuga ati wenda asanga akeneye n'utundi tuntu ku ruhande kugira nka 15 16 20 ntajya tinya kuyaguhereza ego ura mwana maye n'umuntu wifite abantu bibwiriza nibo bangerera ubundi umva tugenda ntarinze kuvuga ubundi agataroti ikibazo tugende namubwiye yuko turuza kumusura ubu ngo baradutegereje ariko asanga yatuguriye mbega umva naho ubundi uraje wirebe shawe nizere ko ibyo uri kuvuga nyine ari ibyo salama Mandela Stese Shabi nisanga umeze neza Fresh mwana komera cyane yego sha umeze neza suza no mwari ni mwari se umeze Stese umeze neza amakuru yawe umeze fresh cyaza muri no kubifiringa uzi ko mwari mukumburanye we kwaramukanya neza gutya shano ni umwana watojwe ni umwana watojwe n'ababyeyi mumeze mutese nishimiye ko rero nabategereje sha bari badutegereje se ako ntabwo twatinde cyane mwatinze cyane se cyane ntabwo ari cyane byacyarira byihanganira ngize ngo ni cyane mumeze neza ariko sha ni sawa sha karibu rero karibu kabisa abantu se bari hano iwanyu nta bantu bahari hano siko njye njyenyine nta kibazo kabisa muraho nere muraho neza amahoro yego ni amahoro yego komera nkuko iminsi ni meza twaraburanye mvuye no ku iduka iwanyu yego sanzeho ugaye wambwiye ngo twaraburanye n'ejo narahaciye nsanga hari ugaye uriya muhungu wanjye amaze kunanira ni ukuri kuko nk'ubu yavuye ahanga ngo agiye gufata ibintu ku rusumo ariko kugeza amaginga ntaraza mperuka nsezera sinzi imyitwarire asigaye agira ni ukuri byaranyobeye pe neza wa mubyeyi we nuko anayigira n'umuhungu uwanje urana wa mukobwa wanje aragiye kurangiza ishuri ibintu adukorera duhanze na se araduhanze asigaye afatanya na ba bakobwa bo kwa Gasupari ariko bari abana ko bagiye gutwanduriza abana pe nukuri bari akobwa kwa Gasupari koko bagiye gutuma abana bacu babajyana mu bintu bidafatika sinzi niba kariko baragisibije hano muri aka gace burana nabiganijeho na Simone bakira kibazo cy'umuhungu wanje Simone avuga ngo ni ugusenga kuko sinzi pe sinzi nukuri nanjye byancanze nose nk'ubu azikara kaduka ko ariko ducungiraho nk'ubu abuze kuza ngo ahicara abacuruzi ashaka ko twabona uko twabaho
ariko aba bana rero abana batanabona n'ikuntu ko bimeze n'igihe aho kigeze aba bana n'ukuri yaturuhije yatunaniye ariko none sinzi no kubyara nyine Imana nayo no gusenga no kubabandayiragije twese tukaba turi bandayiragije nye tukaragiza Imana nta nukundi kundi usivyeyo twe ntitwabishobora no gusenga no gukaza amasengesho ese ugarukiye usuye mu rugo none ariko wajya kwa ntuzarakingwa ryaduka ryo impande wanje nabo wabareba mbafitiye amafaranga ubwo naje gufata aho nyene bafite amafaranga nibaza ko ejo nzishura nuko niyo mpamvu nza hano kandi renje kandi kabutika ariko nabuza hiwanyu nibyo werega urumukira wacu akwemera mu byiwe ariko nyina ameze neza baraho nta kibazo yego ngaho turi kumwe ngira ndaza kugaruka no kumugoroba sawa nanyu simbuka harugura tungiye gufata yego sawa umunsi mwiza